nababwira cyo bagomba kuba bari kumwe nanjye uri kumva kuko ewana nkabahereza show nkabubakira urukundo sibyo nkashyiraho itafari ku rukundo rwabo ngewe ndi tayari kabisa tikanya ko dukundana kuko yaguhanze niyo yabipanze Imana yarizi ko tuzabana ukaba uwanjye nkaba uwawe amapfa yatera amafaranga akabura urukundo ngukunda rwo ntiruzashira uranyumve mana y'abakundana mbere na mbere Imana yes mbere na mbere mu byo ukora byose ubyutse ugiye mu kazi uvuye mu kazi ewana uri koga uri gutembera utwaye Imana niyo ya mbere na mbere umuntu wese agomba gucishamo agasenga wowe Salut my people, nizere ko mumeze neza cyane, mumeze fresh. Abantu mudukurikirana umunsi ku munsi nizere ko mumeze neza. Ngira ngo hagati mbifuriza icyumweru kiza cya Saint Valentin. Abantu bafite abakunzi nizere ko mumeranye neza n'abakunzi banyu. Nizere neza ko muri kwitegura Saint Valentin neza. Nanjye ndahari kugira ngo icyumweru cyanyu cya Saint Valentin gikomeze kubaryohera. Ndahari kugira ngo ewana mwishime. Umuntu ufite umukunzi namubwire ewana arebe Rodi TV. Rodi TV ni ahantu nyine hagomba guhurira abantu bakundana bakishima. Murabona uyu munsi rero ni special. Kini cyumweru kiri special nkuko mubizi. Kini cyumweru kiri special cyahariwe abantu bakundana. Niyo mpamvu uyu munsi nabazaniye umugitarist. Nabazaniye umuririmbyi mwiza ugomba kubatramira muri iki cyumweru cya Saint Valentin. Ngira ngo hagati aho abantu bari kwitegura Saint Valentin, abantu bafite abakunzi mwampamagara nkabahereza umuntu wazabataramira ku munsi wa Saint Valentin. Reka tubane rero uyu munsi ndi kumwe n'umusore yitwa Christian. Christian n'umucuranzi mwiza n'umuririmbyi mwiza tugiye kubana nawe uyu munsi. Nizere ko mumeze fresh cyane. Christian karibu cyane bro. Yeah man, big man. Ni fresh cyane. Fresh papa. Nizere ko witeguye guhereza abantu ibyo ufite byose kabisa. Lady. Yeah bro, twatangiye uyu munsi na bintu byinshi kabisa. Ririmbira abantu bro. Imana ijya kure mu muntu yamuremanye urukundo imuha gukunda imuha gukundwa imuha gushima ndetse no gushimwa sinshidikanya ko dukundana kuko yaguhanze niyo yabipanze Imana yarizi ko tuzabana ukaba uwanjye nkaba uwawe amapfa yatera amafaranga akabura urukundo ngukunda rwo ntiruzashira uranyumve mana y'abakundana Wow, Imana y'abakundana twakomeje kabisa. Nta kanya ngira ngo dukomeze dutaramira abantu bakomeze kwishima muri iki cyumweru cya Saint Valentin kabisa. Twakomeje n'indi ndirimbo Christian. Nkunda n'ibyanjye byose niyo mpamvu ngira ubwoba bwo gukunda uko mbonye
So don't you play with my heart, don't you play with my heart, kuko ngiyo nakunze nkunda n'ibyanjye byose, niyo mpamvu ngira ubwoba bwo gukunda uko mbonye. So don't you play with my heart, don't you play with my heart. Kunkundura nkunda byose ikibazo gusa ni for her go. Baba baje umutima wanjye kenshi bituma ngira ubwoba bwo gukunda, na n'ubu inkovu ntizirakira. Uzihangane kuko mpora niga kugukunda, uko bwije nuko bukeye. Iyo nakunze nkunda n'ibyanjye byose, niyo mpamvu ngira ubwoba bwo gukunda uko mbonye. So don't you play with my heart, don't you play with my heart, don't you play with my heart, bro. Indirimbo ni ya Neri Ngabo bayitanga iki bro? Don't play with my heart. Ya Christian umeze ute? Fata mikoro gake tuganireho ewana. Meze fresh. Umeze neza cyane. Christian iki cyumweru cya Saint Valentin umeze gute, uri kukitegura gute? Icyumweru cya Saint Valentin rero ndi tayari gususurutsa abantu bakundana kabisa. Ya abantu urumva mu cyumweru cya Saint Valentin kuri Saint Valentin ejo bundi kuri 14 byari byose hari abantu bari gutegura ama surprise abakunzi babo. Wababwira iki kugira ngo bazabane nawe? Icyo nababwira cyo bagomba kuba bari kumwe nanjye, uri kumva? Kuko ewana nkabahereza show, nkabubakira urukundo, sibyo? Nkashyiraho itafari ku rukundo rwabo. Ngewe ndi tayari kabisa, umuntu uzanyenera wumva uri tayari, ngewe turi kumwe we na sheri wiwe, noneho nkabasusurutsa bikomeye cyane. Christian ubundi uri umusore usanzwe uririmba mu makwe no mu maseremoni yagiye atandukanye. Yes. Mu bukwe narakubonye, mu anniversaire usanzwe uririmba. Ngira ngo ni iki kiri special uri gutegurira abantu muri iki cyumweru cya Saint Valentin? Ikintu kiri special bwo maze iminsi mu repetition menshi cyane nsubiramo indirimbo nziza z'urukundo, izanjye ndetse n'izabandi, ku buryo iki cyumweru ewana yewe ndi tayari gushimisha. Ariko nibagiwe nanjye wana sheri wanye nibuze ko twatandukanye. Yeah bro, mise nibuka ko ariko naribi ngewe nzaba mfite ejo bundi kuri 14 nawe nzamususurutsa. None bivuga ngo ntago ufite girlfriend uyu munsi, ariko kuri 14 uzaba mufite. Kuri 14 nzaba mufite. Abantu bari mu rukundo ibihe byiza cyane. Abantu batari mu rukundo namwe mwihangana, ariko mufite ikibazo bro, barabaroze gute kuri Saint Valentin gero udafite umukunzi? Ni ikintu kibi cyane. Nanjye urumva nzaba mufite, na Christian zaba mufite. Ngira ngo abantu bo bashaka gutanga ibiraka, abantu bashaka kuzishima ku munsi wa Saint Valentin bari kumwe n'abakunzi, Christian arahari kugira ngo azababe hafi. Christian arahari kugira ngo azabacurangire, abashimishe. Ni umupianiste mwiza, ni umugitariste mwiza, ni umuvocaliste, ndetse ibintu byari byo byose kabisa yabigukorera kugira ngo wishimane n'umukunzi wawe. Ari nako mugenda munyandikira mbahereza nomero za Christian, mbahuza na Christian kugira ngo muzabe muri kumwe ku itariki 14 mwishimana n'abakunzi banyu. Christian twakomeje, tugiye gukomeza ku ndirimbo yawe, tuzajya tujya ku yawe, dukomeze n'izabandi kugira ngo umunsi ukomeze mere neza. Icyumweru cya Saint Valentin abantu bakomeze baryoherwe kabisa. Twagiye bro. Ngiye gukora indirimbo yanjye bayita This Love Song. Yes, abantu benshi barayizi kandi barayikunda, no? This love song for you, this love song for you, baby. This love song for you, this love song for you. Iyo turi kumwe tuvuye hahandi, turi gucaga kairukunda, mbanu mana chindimo, uretse turirimbo tw'urukundo, nkaririmba this love song for you, this love song for you, baby. This love song for you, this love song for you. Yeah.
tuvuka ni rimwe nkuko amahirwe aza rimwe. Assalamu alaikum bafana banjye turi kumwe, ni wa muhungu wanyuka yose umwami w'inzuki, ibiti yapaze hame hamwe nyikubita inzuki, nihirinze hiti nkiri muri nasari, kindi nakoze ikiyede ngo ntazicwa n'isari, imihanda y'ikigali nzishusho y'umusani, naramutse kuko mbayeho kubwa Nyagasani, inoti ni moto turishisha, ariko abana banyu nitwe tubashimisha, kwamamara ni nk'uturunose mu mabere, ndatera imbere abaswa bavuga ngo ndi muwera, abanzi banjye nabanditse mu gakarine, kugirira ishari nk'agawene, sanze zisenyere ku muntu nzaba, nubwo banyangari benshi niga ntacyo nzaba. This love song for you, baby. This love song for you. This love song for you. No, 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 no. Iyo turi kumwe tuvuye mu misa, turi gucaka kayirukundano, mbano mana chindi chirimo, uretse turirimbo tw'urukundo nkaririmba this love song for you. This love song for you. This love song for ku bantu bakundana bose, ku bantu bari mu rukundo, ku bantu bari mu cyumweru cy'urukundo cya Saint Valentin. Nkuko mwabonye hahise hivangamo umuraperi Kayus Umusitari Kayus kabisa, ntabwo nari nzi ko azi kurapa, ntabwo nari nzi ko mu mpano buriya agira habamo no kurapa. Kayus thanks cyane, ntabwo twari twamuteguye kabisa, bivuze ngo uyu munsi ni ama-surprise gusa, muri iki cyumweru ni ama-surprise, ndakomeza ngenda mbakubitiramo ama-surprise menshi, ntimuze gutungurwa mu kanya hivanzemo n'abandi bantu mutateguye. Bro, twakomeje n'indi ndirimbo. Yeah man. Ndamutekereza amarira kuzura amaso, ngo dayimoni kankurura ikanyibutsa kari wanca, kiyo ndimo musengesha landiroda bahengereza, iby'uko abinkundisha ngo niyamosi bizenguruka, uzi gukunda umukobwa w'umurundi kazi, ibazi wabo baracheka ko uzi gukundwa n'umukobwa w'umurundi kazi, abigira ibanga kugeza umukuyi wabo. Listen this, ndamutekereza amarira kusura amaso, ngo dayimoni kankurura ikanyibutsa ka iwe nca, kiyo ndimo musengesha nandirota ba yesing yuko abinkundisha ngo niyamosi bizenguruka, uzi gukunda umukobwa w'umushikazi. Yawa iyo ni ngo ya Papa Cyangwe ndetse na ya mpano. Bro, reka tuganireho gakeya, urumva? Yes. Ndabizi neza abantu badukurikirana umunsi ku munsi babishimye. Ewana, uyu munsi bafite ama-surprise. No kwishima na. Narababwiye iki cyumweru cya Saint Valentin ngomba kubyitaho. Baza Deni ndahari, Rodi TV irahari ku bwanyu. Yes sir. Irahari kugira ngo ibane namwe mu bihe byose, ibihe byo kwishima twishimane, ne mu bihe byo kubabara bura ni muntu mira nzaba mama tubabarane. Ariko muri iki cyumweru cya Saint Valentin bwo tugomba kwishimana ku bantu bafite abakunzi, ku bantu turi mu rukundo, nanjye nishyizemo, ku bantu mwese muri mu rukundo, nizere ko mumeze neza ndetse mwishimye. Ngomba kubahereza ibintu bituma mwishima kabisa. Christian, bimeze bite mu ubundi mu buzima busanzwe? Ewana meze neza, ndarya cyane. Ndatembera, ibintu ni sawa, ubuzima ni sawa. Nta kibazo gihari, turasenga bigakunda, Imana igasubiza. Ewana kabisa. Ibintu nta kibazo kabisa. Ahubwo se wowe umeze ute mu Bandi? Shameze fresh Christian, ameze neza cyane. Biragaragara ufite amafaranga menshi, nushaka unyihere. Ni makeya. Ni numereza amafaranga wowe. Ntugire ikibazo amafaranga nta kintu nakwima Christian, uri inshuti yanjye. Ahubwo se ubu Christian amaze kugira indirimbo zingahe zawe bwite? Indirimbo ufite ni nyinshi cyane. Ndavuga izasohotse ziri hanze abantu bashobora kumva. Hari indirimbo imwe yasohotse, ariko hari indi gutegura muri no Saint Valentin igiye gusohoka. Iyo ndirimbo yitwa ngo iki? Abantu twaririmbye dukoramo vibe yitwa This Love Song. This Love Song. This Love Song. Yeah. Abantu bayisanga hehe niye bayireba? Iri kuri platform zanjye. Ngira ngo Christian Igihozo cyangwa se Chris B.
kuri Instagram ni Chris B. Yego. Chris B. Kuri Facebook ni Christian Igihozo. Yeah. Kuri TikTok ni Christian Igihozo karindwi nyine gutya. Christian Igihozo karindwi. Ngira ngo banagufollowinge kuri Instagram, kuri TikTok yawe bagufollowinge kugira ngo bajye bakomeza babone amalife ugenda bakorera hano hamwe na hamwe. Yeah. N'abantu bafite ibirori bagutumire muri iki cyumweru bane nabo. Muri iki cyumweru ngewe mbe ndi kurya ku mafaranga y'abantu bakundana. Yeah. Nibyo bagomba kuyaguha nabo bakishima ukabahereza ibyishimo. Cyane. Ukabakorera urukundo nk'uko wabivuze. Cyane. Ya Christian. Hangarira akakanya tugezemo kari special cyane. Ndagira ngo indirimbo uzi ujye ukunda kuririmbira umukunzi wawe. Mukunzi kandi nzaba mufite ejo bundi. Ya wumva uzamuririmbira kuri nzamuririmbira aho. Umunsi uririmbira abantu bafite abakunzi, umunsi uririmbire abakunzi ba Rodi TV mu nk'ibisanzwe. Ewa niyo ndirimbo ndagira ngo ibaririmbire kabisa n'imbaraga zawe zose. Okay. Twagiye bro. Let's do it. Yeah man. Nyumva nugubizi iby'urukundo ngukunda, reka mbikwibutse baju hatutazabyibagirwa. Mu magana yose yabeza bose nawakuza imbere, nyaminga urabahiga yo nakuvaho nkajyahe. You so beautiful, I don't wanna glow with you. So beautiful, I swear to God, Yesu ubona nagusiga. Oya mama, ese mbwira ubona bishoboka. Oya mama, nukuri sinabikora. Oya mama, nanabigerageje sinabishobora. Oya mama. Hello baby, now urabibona ko you all I need. So don't you walk away, kubera ko you mean that want me. Tuzarambana tuzasazana, kuri nge wibyo ni hame. So nugira ubwoba mami. You so beautiful, I don't wanna go with you. So beautiful, I swear to God, Yesu ubona nagusiga bebe. Hoya turirimbane, ese mbwira ubona bishoboka. Oya mama, nukuri sinabikora. Oya mama, nanabigerageje sinabishobora. Oya mama. Oya mama. Oya mama. Christian. Ewana nizere ko mukomeze kuenjoyinga, nizere ko mukomeze kuba mumeze neza. Christian tugeze mu kanya, sibyo? Urabizi nk'abajene tuba tugomba gushima Imana. Hari ibyo yaradukoreye, hari ibyo yaradutambukijemo. I know kuri umusore ukunda gusenga, sibyo? Cyane nikundira. N'abantu bura batabizi Christian ni umusore ukunda gusenga. Cyane. Ni umusore ukunda Imana ndetse ukunda gusenga. Christian hari ibintu byinshi Imana iba yaradukoreye, kuba yaradutambukije imyaka yose ibishize, sibyo? Kuba tukiriho duhumeka tumeze neza ni ikintu gikomeye cyane Imana iba yaradukoreye bro. Ari nayo mpamvu ngira ngo aka kanya tugezemo, sibyo? Ushaka karirimbo ka gospel keza, karirimbo karirimba Imana kugira ngo tukaririmbane n'abantu bakunda Imana, tukaririmbane n'abantu bari gushima Imana yuko hari ibyo yabagejejeho, yuko hari ibyo yabarinze, yuko kibarinze ndetse sibyo? Twagiye n'akarimbo ka gospel dushima Imana kabisa. Dushima Imana kuko no kuba ukiriho uri kumwe na girlfriend wawe, uri kumwe na family yawe muri bazima no kubera Imana. Ikintu gikomeye cyane. Hari abantu benshi babuze abakunzi, sibyo? Wenda bapfuye cyangwa se babuze ubuzima bwabo. Hari abantu benshi babuze ababyeyi, hari abantu benshi babuze inshuti. Kuba twebwe tukiriho suko nyine hari icyo turusha abandi bantu, ahubwo kuba tukiriho ni ikintu gikomeye cyane Imana iba yaradukoreye. So rero niyo mpamvu tuba dukeneye akanya nk'abasore, dukeneye akanya nk'abajene kugira dushima Imana, turirimbire, tuyihe ishimwe.
Yeah, ijambo man. ry'Imana Yeah, riravuga man. ngo ibiryo by'Imana ni amashimwe bro. Yeah, man. Reka duhereze Imana ibiryo kabisa. Ndanyuzwe kuko ngufite ndamahoro, ndashima cyane ko wambonye ukanshyigikira, ndeba hirya ndeba hino urukundo rurangose, sinzongera kwiganyira hoya urukundo rurangose, ndanyuzwe kuko ngufite ndamahoro, ndashima cyane ko yambonye akanshyigikira, reba hirya reba hino urukundo rurangose, we give you all the glory, we worship you my Lord, 'cause you are worthy to be praised. We give you all the glory, we worship you my Lord, 'cause you are worthy to be praised. Hallelujah. Amen, amen. Nizere ko mumeze neza, nizere ko namwe muri gushima Imana nkuko hano turi twishimye turi gushima Imana. Ewana, nizere ko muri guhavinga fans, nizere ko Rodo TV iri gutuma muhavinga fans. Christian, Yes papa. Niki wumva nk'umusore, niki wabwira umusore udakunda gusenga cyangwa se utumva ko Imana ari nyambere mu bintu? Ikintu nabwira umusore udakunda gusenga cyangwa wumva ko Imana atari inyambere, mbere na mbere Imana. Yes, mbere na mbere mu byo ukora byose, ubyutse ugiye mu kazi, uvuye mu kazi, ewana uri koga, uri gutembera, utwaye, Imana niyo ya mbere na mbere. Yego. Umuntu wese agomba gucishamo agasenga. Wowe ni wenda nago na blaming umuntu utajya mu rusengero ngo ku cyumweru yagiye gusenga, kuwa mbere, kuwa kangahe, kwa kundi ngo mu cyumba cy'amasengesho, sibyo? Wowe ufate time yawe gatoya uyimana uko ushoboye, kuko Bibiliya iravuga ngo uko ushoboye, uko imbaraga zawe zingana nyine ari kugenda. Uko ushobojwe gakeya musore wowe unyumva cyangwa undeba, senga uko ushoboye. Kandi hari akandi kantu nabonye, Bibiliya iravuga ngo nshobozwa byose na Kristo imbaraga. Yes, nimba Kristo ari uduhereza imbaraga zo gukora ibintu dukora, nimba Kristo ari uduhereza imbaraga zo kuba turiho, ni ikintu gikomeye cyo gushimira Imana umunsi ku munsi. Kakanya kaba kagomba gucamo, kakanya kaba kagomba kuza gushima Imana ni ibyambere. Ahubwo nawe ngushimira ko ushyira Imana imbere. Hari abantu benshi usanga iby'Imana baribagiwe, barateye umugongo, icyo bita gutera umugongo. Kubwanjye mbona kuba ndiho n'Imana, kuba ngenda n'Imana, kuba mvuga n'Imana, no kuba mureba ikiganiro nkoze mukamereza comment nzima, nabyo n'Imana, sibyo? Hari abantu benshi bakora ibiganiro bitarebwa, abantu benshi bakora ibiganiro bititabwaho cyangwa se bagerageza ariko bikanga kubera ko Imana itari mu ruhande rwabo. Ngiye mpamya neza ko ikintu cyose nkoze kigacamo ari uko Imana biri mu ruhande rwanjye. Cyane niyo mpamvu buri kintu cyose ngomba gushima Imana. Cyane umuntu aba agomba gushima Imana. Twakomeje turirimbire Abanyarwanda, turirimbire abantu kabisa. Twagiye indirimbo yitwa Taja Bon, abantu benshi barayikunda. Taja Bon ya Ismael. Twagiye Taja Bon, then we Taja Bon. Awe chico, galse selo. Awe chico,
gali malaika la mulila legamdulillah tajabun then we tajabun then we awe chico gali malaika la mulila gali malaika la tajabun then we tajabo tajabun then we tajabo yeah listen this dore murananiwe ntabwo nananiranye nta nubwo ninaniwe ikindi sinibagiwe ngo ngume mu mitagihe ijoro ribaruwa riraye ryamanywa n'amayaye nawe unapfuna imitwe mbega izuba mbega imvune ninjye waburiwe mu kwenza n'Imana ufite agahinda hands up n'Imana ufite imishinga yeah hands up niba usazanye agahinda yeah. Hands up niba nawe ufite ibibazo hands up niba nawe ufite agahinda hanze aha ni hanze twarakwamye ni inkoni n'imisumari twarabambwe hanze aha ni hanze twarakwamye ni inkoni n'imisumari twarabambwe noneho mbere yuko dukomeza ibindi bintu hari abantu bo baraburije cyo bita kuraburiza nk'abajene ukabona byanze uracinzira biranga ariko wowe hard work kora cyane ibintu bizisobanura kora cyane noneho unasenge nucika intege ni wite ku bantu bakubwira ibintu by'ubusa biraho ngaho wowe kora none usenge urebe ngo ibintu biracamo fresh okay urakoze cyane ko nako abacishirizemo abajene bitari kumera neza muri no minsi abajene bitameze neza muri iyi minsi nabo tuba tugomba kubibuka kabisa tugatekereza ko nabo bahari kandi hari utuntu tutari kugenda neza so rero mukomeze kwihangana abantu bitameze neza abantu ubuzima butaryoshye muri iyi minsi muri kugerageza bikanga mukomeze mugerageze musenge cyane kandi mukore mwizere ntimucike intege ibintu bizamera neza cyane twakomeje Christian ya tukiva kuri indirimbo Hands Up ya Bruce Melody ndetse narindi kuvuga ku bantu ubuzima bwa butameze neza ku bantu ibintu babikigoranye Christian nawe reka tukugarukeho gatoya sibyo nk'umwartist nk'umuntu uba muri uru ruganda cyangwa se uba mu buzima bw'abartist we bimeze bite bro ukuntu bimeze rero nanjye na nk'ino ndirimbo nyine ni message just respect kuri ya Musani Bruce Melody no ni message ariko ni n'ubuhamya cyane yego nkanjye life yanjye irababaje aramugiye uba mu bintu ukabona byanze cyabyagize uko ntago ari wowe wenyine menya ko hari undi umeze nkawe cyangwa se uri no hasi yawe yego nkanjye story yanjye ifite story mbi cyane mbi ibabaje ariko nta kibazo byose Kristo yo story rero iyo story byabyo byose hari abantu yakwinspira byabyo byose hari abantu ishobora kugira aho ikura naho ibageza ngira ngo
ubwire abanyarwanda abakunzi ba Rodi TV ndetse n'abajene muri rusange story yawe kugira ngo bumve ko nubwo ibintu bitameze neza uyu munsi ejo bishobora kugenda neza nkuko nawe byagenze neza. ni ukuvuga ngo ngewe ukuntu nakuze navukiye muri famiye idakize itanakennye yego iri aho nyine iringaniye noneho nakuze mfite mama wanjye gusa niwe narinze papa wanjye sinari muzi namubonyeho gato kandi nabwo ni muto kuri ubu buryo namumbaje sinanakivuga na face ye cyangwa se bameze urumva uwonzi cyane ni mama wanjye. ubwo rero gukurana na mama wanjye byari ibintu bigoye usanga na mama wanjye adahari nawe ari gushugurika biraho yagiye cyane noneho ngurira kwa mukecuru wanjye mukecuru wanjye akaba ari unyitaho twitaho n'abandi bavandimwe ari ibintu bigoye nyine nukuba nguje nabayeho nk'udafite ababyeyi kwanza urumva ni ikintu utazi papa wawe nazi papa wanjye na mama wanjye ndetse na mama wawe umubona gake mutabana bana na nyogokuru wawe yego komeza mukecuru wanjye nawe nyine urumva umukecuru kuguhigira uri kumva ari ibintu bigoranye bitoroshye kabisa agenda higa kubita hirya no hino none ari umukecuru nanjye nari muto ndi no mu ishuri nkenera amafaranga y'ishuri urumva ni ibintu bibabaje ubwo rero ndakura biraho ndagerageza hamwe n'umuryango nyine uwo mukecuru ariko yakoze uko ashoboye we yakoze uko ashoboye nk'umukecuru still nawe ariho ubu noneho ninjye noneho uri kumwitaho kuko nanjye yanyitaye urumva yari story mbi kutamenya ababyeyi kuba utari kumwe n'ababyeyi gukurira mu buzima bubi kwa nyogokuru nawe utishoboye uraho ugerageza ariko ugahangana kabisa kurigeza ugeze aho ngaho uri urumva ni ubuzima bubi cyane hari n'abandi benshi bashobora kuba barimwo muri ubwo buzima kumva ko kuvamo birakunda cyane ahubwo ukabaho neza nk'ubu ndiho ndakora ndagerageza bigakunda. Christian wavukiye he wakuriye hehe? kuvuga ngiye navukiye muri Kamonyi mu karere ka Kamonyi yego ahantu bita mu Rutobwe ndahabona urahazi ni hariya niho iwacu ariko navuyeyo nyuma nza kuba ku Gisozi nko mu myaka nka 10 ndashaka kumva urwo rugendo rwo kuva mu Rutobwe kwa nyogokuru ukaza kuza ku Gisozi byagenze biberaga ku cyaro kwa nyogokuru yego ariho nkurira biraho ngaho nkorangerageza niga nyine narigaga ariko nkagerageza no gukora utuntu turi aho ngaho tundi ku ruhande ndangije mu wa kabiri segonderi nahise nza gukomereza noneho kwiga i Kigali mu wa gatatu nayiga i Kigali hano bahita ku Gisozi Gisozi ndayibona bahita ngo ku Gasava abantu bazi niho nize ariko nanjye nagiye niga no ku bigo byinshi hagati aho dutaruke urumva nyine nk'umuntu uri mu buzima bubi mu wa gatatu miga igihembwe kimwe hano za Gisozi mpita nkomeza njya kwiga Igikondo hano bita Mburabuturo kubera nanone byaterwaga ni ikigo ruhinduranya ibigo uyu munsi wavuye aho wagiye aha byaterwaga ni ubuzima umuntu aba yarabaye mugasanga wenda yaranihebye cyarananirana nanasaba imbabazi abantu nari narananiye ubusinyinanirana nyine kwishura ugasanga byanze nananiranye nasibye nakoze iki ibintu bibi cyane bimwe byo kwishura nyine nawe urabizi niyo mpamvu byatumye impindurira nyine ibyo bigo byose. Ibyo bihe bibi uvuga byo kwishuri ni iki cyakubayeho kwishuri kibi cyatuma gutekereza ko cyangwa se cyatumye ibyo bihe byo kwishuri biba bibi muri rusange? No kuvuga ngo ngiye kwishuri nitwaraga nabi pe ntago nitwaye neza kwishuri cyane niko kuri kuko n'abarezi banjye barabizi uko narigaga tugatangira I guess ko ari saa 1 cyangwa saa 12 none nge saa 6 nyimara kurya nkahita mfata bag nkatoroka nkagenda. Nabaga ngiye mu gushakisha naracurangaga piano mu rusengero nicyo kintu cyabaga kinjyanye ngiye nyine gucuranga mu marepetisiyo ariko nagiraga ari indi mico nyine iraho y'abandi bana no kwishura ugasanga amasomo na ya karose nibereye hanze ndaho ngaho nyine ndi kubeshya ugasanga nicyo kintu gitumye cyane discipline yanjye ntago yari iri hejuru cyane kubyo navuga ngo nitwaye neza cyane ku ishuri usangaga nyine mbanga makubera ariko nanone na life. Okay Christian, piano
gitari ibyo bintu wabyize turumva wakuriye mu buzima bubi sibyo ukurira ku cyaro kwa nyogokuru wawe aho sinakereza ko washoboraga no kubona piano cyangwa se gitari waje kubyigira he waje kumenya gute piano waje kuba umugitariste mwiza gute ni ukuvuga ngo piano nayigiye ku cyaro nyine hariya nakundaga kujya gusenga mu cyaro bahita senti ndabyibuka cyane nakundaga kwigira gusenga nkacokoza nkegera umuntu ugerageza gucuranga mbimenyaho gato noneho ngaruka i Kigali naje i Kigali nyine urabyo nakubwira ukuza i Kigali mpura n'umujama witwa Samu Respect niwe noneho wanyigishe piano neza Samu niwe yakwigishe piano neza na gitari na gitari kuririmba byo numvisha ari ibintu bije gutyo yari impano yanjye ariko Samu twarahuye noneho narinzi ufite akanosiyo gato noneho waramfasha ndabimenya cyane Samu ngira ngo tumushimire cyane yaguhereye kwigishije ibintu birenze bro ntekereza ko akanya ari byo bigutunze kuko nibyo ukora umunsi ku munsi abajeni rero abanyarwanda mu cyumva story ya Christian hari aho yavuye icyo byamusabye no kudacika intege gusa nawe yakuriye mu buzima bubi nk'abandi bana bose bavukiye mu miryango ikennye mu miryango kuko we nta nubwo yarazi se ndetse ntiyanarezwe na nyina ahubwo yanyirezwe na nyirakuru ariko aka kanya ariho ameze neza n'umujene umeze neza muri kumubona so ngira ngo rero babwire ntimugacika intege bro mukore cyane musenge mwizera Imana ibindi byose bizacamo Christian reka tugende n'indirimbo ya nyuma dusoze urumva ewan banyandikira muri comment cyangwa se bananyandikira kuri nomero zanjye ziri hasi kuri screen kugira ngo mbahuze nawe uzabataramire ku munsi wa Saint Valentin ndetse n'iki cyumweru cya Saint Valentin gikomeze kibamerere neza ni kuri Radio TV nk'ibisanzwe kabisa yonde by'urukundo nkunda njyewe birandenga shaka inyiturano nkayibura ndagutekereza ikiniga kikanyica ariko nzagukunda kugeza imvi ziba y'uruyenzi kugeza imvi ziba y'uruyenzi biragoye kubona icyo nakwitura gusa nzagerageza nzagutonesha nguteteshe nzakugira umwamikazi w'umutima wanjye sinzatatira cya gihango dufitanye my boo my sweetie I found a love for me darling it's time that I follow my dream I found a girl beautiful and sweet I never knew you were someone waiting for me. Yeah, dancing in the dark with you between my arms, barefoot along the rise, listening to your favorite song. Thank you so much. Thank you so much Christian wakoze cyane kubana natwe kuri Radio TV nakagaruka nk'ibisanzwe ni mu rugo urumva bro nizere ko n'ubutaha ugomba kuzaza ugataramira abakunzi ba Radio TV bakunzi ba Radio TV mwabanye natwe rero murakoze cyane Christian ngira ngo akomeza acuranga akantu gake gake bakunzi ba Radio TV mwakoze cyane kubana natwe Imana ibahe umugisha mwakoze cyane kudutega amatwi kutwumva mugabana namwe mwakoze cyane ku bantu batera comment baduhereza comment nziza turazibona umunsi ku munsi abantu banyandikira kuri nomero yanjye bakambwira
baza Deni komerezaho, baza turakwemera, bazakomeza duhereza ibintu bya fresh. Ndabashimira cyane, nimwe mu ntera imbaraga zo gukomeza gukora, nimwe dukorera, nimwe tubereye hano, kandi Imana igibaha umugisha. Aba diaspora, abantu bari mu majyepfo, majyaruguru y'igihugu, iburasirazuba, iburengerazuba, ndetse n'abantu bari mu mujyi wa Kigali mudukurikirana muri rusange, ndabashimira cyane mbikuye ku mutima. Imana ibaha umugisha, ikomeze ibakomerezaho, ikomeze ibongerera imbaraga n'amafaranga. Urumva iki kiganiro cyo nakagaruka nk'ibisanzwe. Mugira icyumweru cya Saint Valentin cyiza, kandi mwakoze cyane kubana natwe. Ciao ciao.